ndabasuhuje mwese mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza, ibihe byiza murushaho kwishimira urukundo Kristo Yesu yadukunze. Reka nta gutinda mpite mbinjiza mu kiganiro nyamukuru cyangwa icyegeranyo cy'uyu munsi. Ese wari uzi ko couple ya mbere yabayeho atari Adamu na Eva? Ndavuga umugore wa mbere wa Adamu uvugwa mu mico imwe n'imwe ariko utagaragazwa mu gitabo cy'itangiriro muri Bibiliya yera, ari we Lilith cyangwa Lilith cyangwa Lilith mu rurimi rw'icyongereza. Ubusanzwe Lilith ubwo ni mu Kinyarwanda, ndavuga muri Bibiliya y'Abakristo cyangwa y'Abayahudi. Lilith ntavugwa muri Bibiliya ya Gikristo cyangwa iy'Abayahudi, ahubwo imvugo ye iboneka mu migenzo y'idini y'Abayahudi, cyane cyane mu nyandiko z'igihe nk'izo muri Midrash no mu gitabo cya Alphabet of Ben Sira cyanditswe hagati y'ikinyejana cya 8 n'icya 10. Ubwo ndavuga nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ubu rero noneho ndabizi mutangiye kwibaza muti kubera iki uyu mugore atagaragara muri Bibiliya nk'uko Eva bamugaragaje? Kora subscribe, ukore share, usangiza abandi iyi video. Uwo muri kumwe ni John Advisor nk'ibisanzwe, umujyanama wanyu wihariye, umushakashatsi ku bijyanye n'iyobokamana. Reka tugaruke mu kanya turamburiye inkuru. Inkuru ya Lilith mu nkuru z'amayobera. Reka tuvuge ku mubano we na Adamu. Lilith bivugwa yuko ari we mugore wa mbere wa Adamu, waremwe mu buryo bungana nawe. Ubwo ndavuga waremewe rimwe na Adamu. Bombi bava mu mukungugu nk'uko itangiriro igice cya mbere ibice 27 bivuga. Ngo ariko Lilith yanze kwemererwa kuyoborwa na Adamu cyangwa kumvira itegeko ryo kubaha, ahitamo kumwigomekaho no kumuhunga. Kubera iki rero uyu mugore yaba yarahunze? Ndavuga guhunga umugabo we. Inkuru zivuga ko Lilith yifuzaga uburinganire n'ubwigenge kandi ko yanze kugengwa na Adamu, ibintu byamubujije kuba mu busabane no kuba yumvira Imana. Kubera iki Lilith atagaragara muri Bibiliya yera? Bibiliya y'Abakristo n'Abayahudi yibanda ku nkuru zitandukanye. Inkuru ya Lilith iri mu migenzo y'amayobera no mu nyandiko z'abanyabwenge b'Abayahudi, ntago yari mu nyandiko zera zatoranijwe z'umuryango w'Abayahudi cyangwa Abakristo. Ubwo ndavuga inyandiko tugenda tubona nyine zagiye zitugenerwa. Bisobanuye ngo hari inyandiko tutabona, ariko izo tutabona nuko zitagiye zitugenerwa. Ubwo izo tubona nyine nizo twagenewe. Reka rero nkubwire ku itandukaniro ry'imyemerere. Amateka ya Lilith yashyizwe mu rwego rw'imigenzo ishingiye ku buryo bwo gusobanura Bibiliya, icyitwa Midrashic interpretations, ariko ntabwo afite inkomoko mu nyandiko z'umwimerere zigaragara mu Isezerano rya Kera. Bibiliya yera yita ku mugore wa Adamu witwa Eva, waremwe nk'uko bigaragara mu gitabo cy'itangiriro ibice 2 umurongo wa 22 nk'ufatwa nk'umufasha we. Inkuru ya Lilith ishingira ku gusobanura ukundi kuba harabayeho ibiremwa bibiri nk'uko bigaragara mu ntangiriro igice cya mbere ibice 27 ndetse n'itangiriro ibice 2 umurongo wa 22. Ariko benshi bemeza ko ibi bidateye ikibazo kuko aya magambo yasobanura ubundi buryo butandukanye Imana irema umuntu. Ubwo ndavuga nka Adamu na Eva ariko bikitwa umuntu umwe. Reka mbasubize inyuma gatoya. Ubundi wowe ukunze gukurikira inkuru ziremwa cyangwa mu gitabo cy'itangiriro, iyo usomye mu gitabo cy'itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27, aha haravuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore nuko yabaremye. Iyo wihuse gatoya ugahita ureba n'ubundi mu gitabo cy'itangiriro ibice 2 umurongo n'ubundi waho wa 22, ho barakubwira ngo urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aha wakwibaza ngo Imana yamuhinduriye hehe? Yagiye kumuhindurira hehe? Byafashe igihe kingana iki mbere yuko imuzanira Adamu? Wakwibaza ngo hariya mu itangiriro ku gice cya mbere ibice 27 Imana ko yavuze ngo tureme umuntu ase natwe. Ese yaba yararemye umuntu umwe, yaba yararemye abantu babiri, yaba yararemye abantu batatu? Ibyo ngibyo hari inyandiko zibigaragaza, ahari ntekereza ko tutigeze twerekwa. Ariko iyo ukomeje imbere ukagera ahangaha ku gice cya 2 umurongo wa 22 barakubwira ngo Imana ikura urubavu muri Adamu, irarutwara, iragenda ihinduramo umugore, irangije imuzanira Adamu kuko yabonaga ko adakwiye kubaho wenyine. Ibi rero biroroshye cyane kubyumva ngo Imana imaze guhereza Eva nk'umufasha Adamu, Adamu aravuga ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo.
icyo bisobanuro nuko birashoboka nyine ko haba hari ikindi kiremwa cyaremanywe na Adamu, kuko umuntu byari bisobanuye umugabo n'umugore, ariko kubera yuko uyu Lilith atigeze akurwa nyine n'ubundi mu rubavu rwa Adamu, byari bigoye kugira ngo amwubahe cyangwa kugira ngo amwumvire. Ari nayo mpamvu ntekereza yuko ndetse bamwe mu bashakashatsi bagiye bigaragaza Imana yaje gufata umwanzuro noneho kuremera Adamu umufasha umukwiye, imukuye mu rubavu rwa Adamu. Inkuru rero ya Lilith ifite ibice byinshi bihuza no kwigomeka ndetse n'imyumvire ifatwa nk'itemewe n'amadini ya Gikristo cyangwa abayahudi gakondo. Kubera ibyo rero inkuru za Lilith ntago zashyizwe mu byemewe mu myemerere ishingiye ku byanditswe byera. Wakwibaza uti uyu mugore yaje gutandukana na Adamu gute? Mu migenzo n'amateka ashingiye ku mico y'amayobera, cyane cyane mu myemerere y'abayahudi y'umwihariko, imibereho ya Lilith nyuma yo gutandukana na Adamu isobanurwa mu buryo bwihariye kandi burimo inyigisho nyinshi. Dore rero uko imibereho ye igaragara cyangwa uko yagaragajwe mu nyandiko n'imico bitandukanye. Gahunda yo guhunga paradizo. Lilith yagize gahunda yo guhunga paradizo maze ajya kwibera mu butayu. Nyuma yo gutandukana na Adamu, bivugwa ko Lilith yahungiye mu butayu hafi y'inyanja itukura izwi nka Red Sea. Aho niho yagiye kwibera akigenga kandi yihariye ubuzima bwe ku giti cye. Yahise afatwa nk'umunyabubasha w'igihangange cyangwa umunyamwuka, spiritual entity. Bikavugwa ko yagendaga atwara imyuka cyangwa ikiremwa muntu cyashakaga kubaho mu buryo butandukanye n'itegeko ry'Imana. Lilith rero yaje kwifatanya n'imyuka mibi y'imyigomeke. Inkuru nyinshi zivuga ko Lilith yisunze imyuka y'ibiremwa byitwa Shedim, imyuka mibi, cyangwa na Samael, umumarayika waguye, maze bakabyarana imyuka n'ibindi biremwa bibi. Uyu marayika bivugwa yuko ari umwe mu bamarayika bamanukanye na Satani. Muri iki gihe rero yagiye afatwa nk'umubyeyi w'imyuka izwi nk'amashetani cyangwa abarozi mu yindi mico imwe n'imwe, kubera ububasha bwe bwo kugenda yohereza imyuka mibi mu isi. Uyu mugore yaje guhinduka umwanzi w'imiryango n'abana. Lilith yahindutse ikimenyetso cy'icyago ku bana bato n'abagabo. Mu mihango imwe n'imwe y'abayahudi bavuga ko Lilith yagiye agerageza kwica abana bavutse cyangwa se guhungabanya abagabo binyuze mu nzozi mbi n'irari ry'imibonano mpuzabitsina. Ngaho rero ugasanga nyine umugabo ni hatari, ibibazo byabaye, ibintu byacitse, kumbe behind cyangwa ikibiri inyuma ni uyu mugore bita Lilith, uyu mugore wahindutse sekibi. Abayahudi rero bari bafite uburyo bwo kumurwanya nk'uko biboneka mu nyandiko za kera. Basubiragamo amazina y'abamarayika, abo bitaga ba Senoi, Sensenoi na Semangelof, simbizi niba ntabivuze nabi. Ibindi byose rero babikoraga kugira ngo barinde abana babo no guhagarika ibikorwa bibi bya Lilith. Kayo nguko. Reka mbabwire Lilith nk'ikimenyetso cy'ubwigenge. Ndavuga rero mu minsi turimo muri iyi minsi ya none. Mu mitekerereze ya none icyo bavuga muri bw'icyongereza ngo ni contemporary thought, cyane cyane mu mvugo y'abagore baharanira uburenganzira, icyo twakwita ngo ni feminist perspectives. Lilith yagiye ahinduka ikimenyetso cy'umugore wigenga, wanga kugengwa cyangwa gukandamizwa n'umuco w'igihugu cyangwa w'idini ku buryo byamubuza amahitamo ye. Abafata rero Lilith muri ubu buryo bamubona nk'ikimenyetso cy'umuntu wanga gushyirwa ku murongo, adashaka umurongo w'abandi, cyane cyane mu mibanire y'umuryango cyangwa y'umugabo n'umugore cyangwa iyobokamana. Aha ntaraharenga abagore n'abakobwa, nizere ko muri kunyumva. Ni wumva umuntu akwise Lilith cyangwa akavuga ati Lilith cyangwa akavuga ati wowe uri Lilith, aguhamagaye iryo zina utararyiswe n'ababyeyi, uzamenye icyo ashatse kukubwira. Lilith na Satani nk'imyuka y'imyigomeke, wakwibaza ngo aba baje guhurira hehe cyangwa baje guhuzwa n'iki? Urabyumva mu myemerere rero y'icyo twakwita ngo ni Kabbalah. Ngo ni Kabbalah, ubumenyi bw'amayobera y'abayahudi. Lilith na Satani bagaragara nk'abafatanya bikorwa mu gukora ibikorwa bigamije kugerageza abantu no kubangamira gahunda y'Imana. Lilith afatwa nk'umuyobozi w'imyuka y'irari n'ibyaha, mu gihe Satani afatwa nk'icyo kigerageza abantu ngo bave mu nzira y'ukuri. Lilith bivugwa ko yashakanye cyangwa yifatanyije na Samael, umumarayika waguye wendaga guhuza imyumvire imwe na Satani. Reka nkubwire Lilith na Satani noneho rero icyo twakwita mu mico y'imyuka.
mu buryo bw'imyuka y'abadayimoni Lilith ashyirwa mu mwanya w'umubyeyi w'abadayimoni mu gihe Satani ari umuyobozi wabo. Mu mico imwe n'imyumvire imwe, Lilith ni umugore cyangwa umufasha wa Satani mu rwego rw'ibikorwa by'imyuka y'ububisha. Ubuvanganzo bwo mu mico ya kera umuvugaho iki? Mu mico y'Abarabu no mu gace ka Mesopotamia, Lilith afatwa nk'umwuka mubi ushobora kugira imbaraga ziteye ubwoba, nk'uko Satani afatwa mu myizerere ya Bibiliya n'iyobokamana y'Abakristo. Ushobora rero kuba urimo kwibaza uti Lilith afite irihe tandukaniro na Satani mu buryo bugaragara? Navuga ngo itandukaniro irahari, kubera ko Satani ubwe ari we uzwi nka Lucifer. Yari umumarayika waremwe n'Imana ufite izina ryo kwaka cyangwa umucyo, umuseke. Ariko nyuma yo gushaka kwibona no kwigomeka ku Mana, yahise atakaza ubu bwiza. Naho Lilith ntabwo yari umumarayika, ahanini afatwa nk'ikiremwa cya mbere cy'umugore cyaremwe kimwe nk'uko Adamu yaremwe. Ntago yakuwe mu muntu, ariko nyuma akigira kimwe mu biteye ubwoba, kutumvikana no kwigomeka ku Mana ahereye ku mugabo we kuko atashakaga ubuyobozi bushingiye ku mugabo. Hari aho bakubwira bati mu bikorwa bimwe na bimwe bikomeye, cyane cyane nk'ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina, wasangaga Lilith ngo ari ushaka kuyobora Adamu uko bigomba kugenda no gukorwa. Reka rero nkubwire ku mibanire mibi ya Adamu na Lilith. Hari izindi nkuru nyinshi zitandukanye zivuga ko imyitwarire ya Adamu nk'umugabo, Adamu yashakaga ko Lilith agengwa kandi akemera ko ari umugore wicisha bugufi, ubundi Lilith akabyanga kuko yabonaga ko afite uburenganzira bungana na Adamu, kubera yuko bari bararemwe kimwe, bararemewe rimwe, isaha imwe, nta n'umwe warutaga undi. Haje kubaho rero kutumvikana mu mibanire y'urugo. Imibanire yabo bombi isobanurwa cyangwa ikagaragara nk'itigeze igera ku bwumvikane kubera kudahuza ku byerekeye inshingano n'uburenganzira bwabo. Nerekera ku musozo rero, inkuru za Lilith zigaragaza ishusho y'ubwigomeke, yanze kuba mu murongo wategetswe n'Imana cyangwa wemewe n'umuco, aho umugore yagombaga kugengwa cyangwa kuyoborwa n'umugabo we. Incamake rero y'iyi nkuru ari nayo mwanzuro. Impamvu nyamukuru yatumye Lilith yigomeka kuri Adamu no ku Mana ni izishingiye ku kwanga, kugengwa, gushaka ubwigenge no kwibona nk'umuntu ungana na Adamu mu buryo bwose. Ubusobanuro bw'iyi nkuru burashimangira ishusho ya Lilith nk'ikimenyetso cy'ubwigomeke cyangwa ubwigenge, bitewe n'aho inyigisho zitangirwa cyangwa imico ifitanye isano n'izi nkuru. Ushobora rero kuba nawe wajyaga wibaza uti ubundi imico iyi n'iyi ituruka hehe? Ku bagabo iyi mico yo kumva ko umugabo agomba kuyobora umugore ituruka hehe? Wakwibaza uti ubundi imico y'abagore yo kumva ko umugore ashaka kwigenga, umugore ashaka gukora ibintu by'uko abishaka, byakomotse hehe? Reka mbashimire mwebwe mukomeje kunkurikira. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe nanjye John Advisor. Buri gihe nk'uko mbibasaba, ntimukibagirwe gukora share, ntimukibagirwe gukora subscribe, ntimukibagirwe gusangiza abandi iyi video. Aya makuru nabo baba bayakeneye. Naho ubutaha.